Nshuti bakunzi barinda ubuzima bwawe, reka tubifurize amahoro y'Imana. Iki ni cya kiganiro rero kibagezaho byinshi cyane cyane ku byerekeranye no ko umuntu yabaho mu buzima bwiza azira ububabare bw'indwara cyangwa n'izo yari afite zikoroha. Uyu munsi twabateguriye inzira 30 amakara acamo cyangwa imiti ikoze mu makara icamo ikavura indwara. Inzira ya mbere, umuti ukoze mu makara woroshya ububabare n'uburibwe. Inzira ya kabiri, umuti ukoze mu makara ukura mu mubiri za aside ziba zakozwe n'igifu iyo zabaye nyinshi. Iya gatatu, umuti ukozwe mu makara woroshya uburwayi bwa guti, ubwo ni indwara zo mu ngingo. Iya kane, umuti ukoze mu makara usenya kandi ugahagarika gukura k'udukoko dutera indwara. Gatanu, ukuramo imyuka mibi mu nda, mu mara, ubwo no mu gifu n'ahandi. Gatandatu, umuti ukoze mu makara uburizamo kandi ukanoroshya isesemi no kuruka. 8, umuti ukoze mu makara uvura kubyimba no kokerwa k'umubiri. Amakara rero ni meza cyane, kuyakunda bifite umumaro. 8, woroshya gukura k'utubuye two mu gasabo k'indurwe cyangwa mu biheha y'indurwe yo mu mpyiko no mu mpyiko. 9, amakara ashobora kurwanya rwose kandi agakiza uburwayi bw'ibisazi bituruka ku kurumwa n'imbwa. 10, uburizamo gukura kw'igikorwa cya za mikorobe no kwanduza. 11, urwanya kandi ukabuza amashyira kwiremarema mu mubiri. 12, umuti ukoze mu makara ugabanya umurimo mu mubiri wo gukura kwa za mikorobe. Za mikorobe ntizikure ngo zibe nyinshi zibe zatera n'ibibazo. 13, woroshya za rubagimpande. 14, ubuza za mikorobe gukura. 15, woroshya uburibwe bwo mu nda. 16, umuti ukoze mu makara woroshya kandi ushobora no kuburizamo uburozi bwo mu biryo, bwa burozi bw'ubutabire bwitwa chimique cyangwa chemical substances ziba zishobora kuba ziri mu biryo bitewe n'imiti byateweho cyangwa ifumbire yafumbijwe. 17, uvura inkomoko, inkorora n'ibibazo byo mu bihaha. 18, umuti ukoze mu makara uvura ubumara buturuka ku nyamaswa n'udukoko nk'inzoka. 19, wica utunyabuzima dutera indwara. 20, ufasha mu kubuza ibyuka bibi kwirema mu mara kandi ukabifasha mu gusohoka neza rwose. 21, ufasha mu gutunganya no koza imyanda mu maraso. 22, woza ibisebe, binyenya, birashi, ibisebe bisanzwe byo ku ruhu n'ibindi bininda amazi yanuka cyangwa bitera ibindi bibazo. 23, woza kandi ukaburizamo gukura kw'inyama zo mu mazuru ngo zikure zirenga urugero. 24, ufasha cyane mu kuburizamo ibintu bidasanzwe nk'amatembabuzi afatiriye n'utubumbe tw'amaraso. 25, uvura uburwayi bw'uruhu nko guturagurika k'uruhu, uburwayi bw'uruhu buzana utuziga
dutukura n'ibindi. 26. Umuti ukoze mu makara utuma ubuzima bw'umwijima bumera neza cyane. 27. Umuti ukoze mu makara utuma imitwe y'ibibyimba imeneka vuba ikagaragara vuba. 28. Uvura indwara z'amaso n'amatwi. 29. Umuti ukoze mu makara ufasha mu kugenzura ugukura kudasanzwe kw'ibintu bibyimba mu mubiri, hanyuma ukabivura. 30. Umuti ukoze mu makara ufasha igogora ukanongera ububasha bwo kurya cyangwa apeti nk'uko benshi tubizi. Rero amakara ni meza n'ay'igikundiro, si byiza kuba abantu batayatunze mu nda. Mumbabarire batayatunze mu ngo zabo kugira ngo bajye bayakoresha igihe bibaye ngombwa. N'abatuye mu mijyi buriya amakara afasha gukura za chemicals mu nda ziba zaratewe n'uko abantu bahumetse imyuka mibi, bariye ibiryo byanduye, batuye ahantu hari umwuka mubi n'ibindi. Rero amakara ni meza cyane, yagiye akorwaho ubushakashatsi bwinshi. Ku bindi bisobanuro cyangwa izindi ngingo zerekeranye n'amakara mwasuriye channel yacu hagana murebe kuri link zindi, murasangaho ko amakara yagiye afasha mu buvuzi bunyuranye muri iki gihugu cyacu cyangwa se no muri iyi si yacu muri rusange. Abaganga bagiye bayakoraho ubushakashatsi. Nahagana mu 1800 niho byatangiye kugaragara ko yakoreshejwe cyane, ariko na mbere yaho amakara yari ingenzi. Rero reka ahangaha bariho dusoreza ku makara, kandi Imana iduhe kuzayakoresha mu buryo bwiza. Uburyo muzajya muyakoresha wenda nabyo bizajya bigarukwaho, ariko kuri linki zo haruguru bigiye biriho. Ngaho Imana ibafashe uyu munsi, kandi gukoresha iby'Imana yaremye bizatugirira umumaro cyane, kandi bizatuma tuyikunda kurushaho. Iyi nibyo bizatuma tuyikunda kurushaho, kuko niwe muremyi wa byose. Mbese wari uzi ko Imana ari we muremyi wa byose? Imana niwe muremyi wa byose, ni nayo muremyi w'ibiti bivamo amakara. None se wabura ute kuyikunda kandi ari iri kukurangira umuti? Wabura ute se kuyikorera no kuyishakisha umutima wose kandi iri kukwerekera mu byiza yakuremeye utaruzi, ngo noneho utangire uyikoreshe ugire ubuzima bwiza? Rega Imana idushakira ubuzima bwiza. Nusoma mu itangiriro urasanga Adamu yararemwe mu buryo butunganye, agahabwa byose muri Edeni, ndetse Imana ntiyashyizemo umuganga, ahubwo we yari kujya yibera umuganga. Ngaho Imana idufashe kandi iduhire. Ushaka kureba iremwa rya Adamu ukanareba n'ibyo yaremwe ngo azajya arya, wasoma mu gitabo cy'Itangiriro, umuntu aremwe, igice cya mbere umurongo wa 29. Haranditse ngo kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto ziri mu tubuto twacyo, izaba ibyo kurya byanyu. Ntabwo yigeze babwira ngo kandi dore mbahaye ibindi, oya, yabahaye ibimera. Urumva ko ibimera byari birimo imiti myinshi, kandi n'amakara akomoka ku bimera, ngira ngo murabyumvishe. Birimo imiti myinshi cyane, kandi tuzajya dukomeza kuyirebera hamwe. Ngaho Imana mwese ibarinde, muhorane amahoro y'Imana.